ituma Yesaya mwene Amosi iramubwira ngo genda ubwire Yesaya ngo mu minsi yawe yo kubaho nongereho imyaka 10. Bene data ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, Imana y'amahoro nibaho umugisha. Tumaze igihe kirekire tutari kuvugana, maze iminsi ndi murimo w'Imana mu biterane bitandukanye, tumaze igihe tutari kubasha kuganira, ariko ndabashuhuje mu izina rya Yesu, abari Swede, abari muri Amerika, ndabashuhuje inshuti zanjye nyinshi zitanga like, commentaire, abatugira inama cyane ko twavugurura kuri Bibiliya imbaraga zacu. Turabashimiye, Imana y'amahoro nibaho umugisha. Mureke dusome kandi ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cya Yesaya 38, turahera ku murongo wa mbere, twumva icyo Yesu ashaka kuvugana natwe. Haranditse ngo Hezekiya yongererwa imyaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira, ahubwo ugiye gutanga. Kabiri, nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Imana, atakambira Uwiteka ati, ndakwinginze Uwiteka, uyu munsi wibuke ko nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ibishimwa imbere yawe. Nuko Hezekiya ararira cyane. Kane, maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya riti, subira ubwire Hezekiya uti, Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti, numvise gusenga kwawe, amen. Imana y'amahoro nibaho umugisha mu izina rya Yesu. Dushimye Imana muri aya masaha, dusomye amagambo atari make, nubishaka uraza gukomeza usome icyo gice. Turashaka kuvugaho akantu gusa gatoya kagendanye no kwibutsa Imana igihe mwabanye, igihe mwagendanye, igihe mwakundanye. Nanone amazina yanjye nitwa Pastor Nsanzumire Emmanuel, cana n'Bibiliya imbaraga zacu, n'ubundi twongeye kugarukaho. Ijambo ry'Imana ni ryo kwizerwa, kandi ijambo ry'Imana rirakomeye, rifite ububasha, rifite ubugi bwombi, rifite imbaraga, rifite ubwenge. Ijambo ry'Imana ndarikunda, n'umutsima n'imbaraga zacu. Haleluya. Nizera ntashidikanya ko nawe unyumva urikunda. Ndashaka kuvugana iki nawe muri aya masaha. Uyu mugabo Hezekiya yari umugabo w'icyubahiro kandi wagenderaga imbere y'Imana atunganye. Byanditswe byatubwiye ngo yagendaga imbere y'Imana kandi atunganye. Iyo ijambo rivuze ngo umuntu yagendaga imbere y'Imana atunganye, kintu Bibiliya yemeje kiba ari ukuri. Bivuze ngo Imana imaze kwibuka neza koko ibyo yavuze ko ari ukuri, ko yagendeye imbere yayo atunganye, ngo bitera kwisubiraho. Ngo hanyuma Imana imaze kwisubiraho ituma Yesaya mwene Amosi iramubwira ngo genda ubwire Yesaya ngo mu minsi yawe yo kubaho nongereho imyaka 15, ndetse imuha n'ibimenyetso bigaragaza ko ari kugiye gukora. Imana y'amahoro itugirire neza. Imaze kumwiyereka muri ubwo buryo, abona ukuboko kw'Imana yongererwa iminsi yo kubaho. Ariko icyatumye yongererwa iminsi yo kubaho ni nacyo nshaka ko tuganira kuri uyu munsi. Kugira ngo Imana ikongerera iminsi yo kubaho biterwa n'igihe muba mwarabanye, biterwa n'igihe muba mwarabanye mukundanye, biterwa n'igihe muba mwarabanye mugendana neza. Imana irusheho kugufasha kumva ibi bintu. Iyo wabanye n'Imana mu bihe byiza, ukabana nayo mu makuba yawe, ukabana nayo mu nzara yawe, ukabana nayo mu mapfa yawe, ukemera ukabana nayo ugakiranuka. Iyo ugize ibibazo by'uburwayi, amasengesho yabasha kuvuguruza umutima w'Imana. Bundi Imana ntijya yisubiraho, nta n'ikindi kijya kiyihindura, ariko amasengesho ajya abasha gutuma ihinduka ku byo yari yagambiriye. Amen. Amasengesho y'Abayuda yatumye Imana ihindura umugambi yari ifite, ituma nanone, haleluya, ubwami bwari bwasinye bw'umwami Asuwerusi bwemeza ko Abayuda igihe cyabo no guca iteka ko bagomba gupfa cyageze, ariko basenze Imana amasengesho y'iminsi 3. Imana irururuka irabumvira, ngo iteza umwami kurota, iteza kongera kugarurwa agaciro kw'Abayuda.
Amasengesho nicyo kintu cya mbere kijya gihindura umutima w'Imana. Amasengesho niyo ahindura ibintu. Amasengesho ashobora guhindura ibintu abami basinye, amasengesho yahindura ibintu abarozi basinye, amasengesho yahindura ibintu abakwanga basinye, amasengesho yahindura ibintu n'imigambi yabo yose, amasengesho abasha kubihindura. Mwene data, nagukangurira kwinjira mu bihe byiza byo gusenga no kubana n'Imana kwawe, bizatera banzi bawe kunesherezwa munsi y'amasengesho yawe. Imana itugirire neza. Ikibazo dufite muri iyi minsi, bantu ntago bari gusenga bahamya, barashaka gusenga ariko badahamya, bagashaka gusenga ariko bagendana abandi, bagashaka gusenga ariko bagasenga babanje gutanga mutifu y'abandi. Bwa ngo uriya yarangushije, uriya imirimo ye yarangushije, uriya nge mbona adakijijwe, uriya mbona adasenga, uriya si umuhanuzi, uriya si pasiteri. Ibyo bintu ntabwo bimureba, ariko byamubujije kuba yajya mu bihe byiza byo gusenga. Iyo ushaka gusenga nyagusenga, umumaro wo gusenga nyagusenga, usenga ureba ibyawe, ntabwo usenga ureba iby'abandi. Iyo ushaka guhura n'Imana, usenga uri kureba ibyawe, ufite tageti uvizaho. Hezekiya yasenze afite tageti avizaho, asenga afite tageti yibye. Mu bihe bye yagiye agerageza gukiranuka, ntabwo yigeze ashaka kugenda afite ibindi bintu muri we atwaye. Imana irushaho kutugirira neza. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagusaba iki wowe uri kunkurikira? Ndagusaba gusenga muri iki gihe wowe ureba ibyawe, nusenga ureba iby'abandi. Senga ureba ibyawe, usenga utitaye kuri wa wundi waguhanuriye waguye, usenga utitaye kuri wa wundi mwasenganaga wacitse intege, usenga utitaye kuri wa wundi mwaririmbaga utakiririmba wasubiye mu kabari. Usenge utareba ku by'abandi. Wirinde guca imanza, kuko igihe cyose uzaca imanza uzagwa kandi uzava mu byizerwa. Imana y'amahoro nitugirire neza. Reka uyu mwanya wa none tuwufate dutekereza uko dusenga. Tekereza ngo mbese iyo ndi gusenga, senga ndeba ibyanjye cyangwa senga ndeba iby'abandi? Usenga ari kureba ibyawe, nibyo bizatuma amasengesho yawe agira akamaro mu maso y'Imana, kuko umucamanza ari umwe. Kandi ibyanditswe biravuga ngo wowe urinde ucira mwene se urubanza, ngo kandi azahagarara imbere y'Uwiteka akaba ari we umucira urubanza. Umucamanza ni umwe. Umunsi umwe nari nafashe agahe ko kujya ku musozi gusenga, ariko ngenda ncira imanza bene data, ngenda ndi kwibaza ngo bariya. Iyo bariya nyitererana umusozi. Tugeze muri uwo musozi turatatana, nge n'abandi banyempano twari kumwe, turatatana turaburana. Mana nyibajije impamvu yateje ibyo, ndavuga ngo nabonye mutaje gusenga ahubwo mwinjiye mu rukiko. Ndambwira ngo mwana wanjye, niki gituma uca imanza? Ngewe n'inza nzaca izihe? Numva ndatsinzwe, numva ngize muri ngewe gukura mu buryo bw'umwuka. Ndagusaba iki? Ndagusaba ngo niba ushaka gukura mu buryo bw'umwuka, irinde guca imanza, irinde kureba ibitakureba, irinde kugendera mu nzira zidatunganye. Nugendera mu nzira, ukagendera mu nzira wumva ari inzira yawe, ukareba ibikureba, ukareba ibyaha byawe, ukareba gukiranuka kwawe, wireba gukiranirwa kwanjye, reba gukiranuka kwawe, kuko gukiranirwa kwanjye ntacyo byagutwara, ahubwo gukiranuka kwawe niho bizagirira umumaro. Gukiranirwa kwanjye nta kintu byakumarira. Niyo mpamvu ngusaba nkwinginga ngo wowe ushaka gukurikira Yesu, winjira mu irembo ryo guca imanza, injirira mu irembo ryo guhamya Imana yawe, winjirire mu irembo ryo gukomera kuri wowe ku giti cyawe, wirebe wowe mwenyewe. Kuko muri iki gihe Ezira hari ahantu yigeze agera, abwira bene Sara, babwira ngo bari bageze ahantu baca ingando ku mugezi bita, ngo arangije arababwira ngo buri muntu wese asenga Imana ye, ngo buri muntu ahamagara Imana ye. Tugeze mu bihe byaho buri muntu agomba guhamagara Imana ye, kuko muri iki gihe ntabwo ushobora kumenya iyo umwe ari gusenga n'iyo undi ari gusenga. Ariko wowe uri gusenga, uzi iyo uri gusenga, uzi n'iyo uri guhamya, uzi niba ukiranutse, uzi niba ukiranirwa. Ni wowe ubizi. Wowe n'Imana yawe mwembi muzi neza uburyo musengamo. Turi ku ijambo gusenga n'umumaro wo gusenga. Gusenga bihindura ibihe, gusenga bikuzamura bikagushira hejuru, gusenga bikwicazanya n'abakomeye, gusenga biguhesha intebe, gusenga birakuvugira. Gusenga, ongera ibihe byo gusenga, kandi muri wowe habemo ikivumbikisho cy'amasengesho. Bizagufasha kandi bizakugeza kure. Imana y'amahoro nitugirire neza. Imana nirusheho kugira ngo itwumve. Nari ngarutse mu kiganiro kikubwira ngo komera mu mbaraga zo gusenga, wagurire imbaraga zawe mu gukomera, ukomerere mu gusenga mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Mwami, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, ndagushimiye kuri Imana y'igitabo.
igitangaza, ngushimiye kugira neza kwawe. Bana nanjye muri aka kanya mu izina rya Yesu. Bane n'abazakurikira ijambo bari hirya no hino, bakomere, bagume mu gusenga, bere guca imanza, bagume mu byabo, barebe ibyabo, barebe ibyo ubashinja, barebe ibyo ubarega, barebe aho batatunganyije. Mu izina rya Yesu ubakomereza amaboko mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Shalom, shalom. Mwari kumwe na Pastor Nsanzumire Emmanuel. Shalom.